urumogi harimo ubwo uyu munsi nibyo bimaze gutera. Ibyo ngibyo byo nabyo nzi. Ikiyobyabwenge numva ngiye nkoresha kikaba cyabasha kunyobya ubwenge sometime, ariko muri no minsi ndi umwana wa Allah. Ni nk'inzoga tu, bia nkiyongoza. Gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 ni wamenyekanye inkuru k'umuhanzi uzwi cyane Hagenimana Jean Paul, umuhanzi ukunzwe cyane muri iyi minsi nka Bushari mu itsinda rya Kinyatrap nk'abantu bakora hip hop ivuguruye. Uyu nguyu rero nibwo inkuru yamenyekanye ko yaje gufatwa na bagenzi be batatu bafatanywe ibiyobyabwenge, harimo abakobwa babiri ndetse n'undi muhungu umwe bakoranaga witwa Slim Drip. Uko tubikesha Kigali Today nyine aba bombi baje gufatirwa mu rugo rw'umubyeyi umwe nyine uvuga ko ari umwana w'umwe wari wabacumbikiye mu ijoro akabatiza inzu ye ndetse akaza no kuyibasigamo. Uyu mubyeyi rero ngo yaje kumva nijoro yumva abantu benshi barimo baravugira mu nzu ye iba hanze, atabazi ko gutatabaza nyine abashinzwe umutekano ku rwego rw'akagari ndetse nabo baza kumenyesha urwego rw'umurenge wa Nyakabanda ariho byose byabereyemo, baza guhita babafata bahita babatwara nyine bajya kubacumbikira ku rwego rw'ubugenzacyaha. Aba bombi rero bafatanywe ibiyobyabwenge bitandukanye harimo urumogi ndetse n'ibindi byaba biri mu gacupa nk'uko umuyobozi w'umurenge yabitangaje, dore ko bavuze ko ibyo byaba biri mu icupa nabo ubwabo batazi ibyo ari byo. Gusa nyine nasoza nkangura urubyiruko rw'u Rwanda kwirinda ibiyobyabwenge kuko nta kindi cyiza cyabyo, nta kindi bituzanira, dore nk'aba ngaba bafite impano gusa nyine bumva birabahemukiye kuko uburyo bari bazamutse nyine hari ukuntu bigiye kubasubiza inyuma, ndetse dore ko bashobora no gufatirwa ibihano bikomeye birimo no kuba bafungwa. Nta kiguzi batanze ndetse dore bamusanze ubuhaye bwari bwamusonze. Nimba wakunze iyi video nyine kora like, ukore share ndetse uduhe na comment aho ngaho munsi, asigaye kuri subscribe kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho yihuse kandi yizewe. Mwakoze kubana natwe, ciao ciao, Imana ibahe umugisha.